mwigishe hano gatoya. Aya mavazi yambaye nta wundi mwayabaza. Ni Marene nyiri bwite. Ushaka uyu mwambaro nimero za Sawadi. Uyu mwambaro irahari arayifite. Ukomeje publicité azaturaza kuntunza. Yes. Skin care ni kiatu. Skin care. Photos. Huyu mtoto huyu. Vanos. Karibu wa Marene. Marene leo jambo kumureba. Ese Marene abambara ufite hano. Marene koko ntabwo bashimishije. Ushimishijwe na Marene amugereho. Ushimishijwe na Marene amugereho. Wow! Wow! Ushimishijwe na gufasha. Ushimishijwe na Marene nguyu hano. Shabazi ugiye bagituza Marene ndagira ngo muhindagizo ababyeyi bari aho bareba mwahindagizo kubagaza hano ntabwo ari umukino hari ba Marene benshi baza bakaba ba Marene b'ifoto twebwe twamusabira kumara kutaba Marene b'ifoto Marene aba ari umubyeyi Marene aba ari inshuti magara Marene ngira ngo murabyumva ibyo twigishije aha byose wabyumvise Marene aba ari ukwibutsa umugeni uzamube hafi uzamubere inshuti nziza uzamwige kurusha uzamubere umubyeyi nubwo mungana ntabwo ariko mwubaka nawe ubabona ko bwenge ushobora kugira ubwenge bwinshi n'ubwenge Marene mwiza rero utunanize nyinshi cyane n'umuntu uhagaze aho ngaho kugira ngo Marene abenshi bamugira imikino Imana izakubaza urugo rw'Imana Imana izakubaza uburyo wamubaniye uburyo wamuhagaze iruhande Nyagasani nawe azagushoboza. Amina ya Rabbi. Marene wumvise inshingano wahawe kuba rero bavandimwe nimumfashe twakire umugeni nyirizina ari we Keri. Nimba umugeni rero muretse umugeni agiye kuza yambwiye ko ari mu mwanya. Hanyuma Mana yanjye we umubyeyi se turakomeza tumugore umubyeyi arahaguruka ibirori n'iby'umwana we arahaguruka nta kibazo yinjira twaga dutangura cyangwa kwinjira turagira ngo umubyeyi mwiza uyu munsi ni umunsi wawe karibuni hanyuma nyogokuru mwiza karibuni mzazi karibuni kina mama turagira ngo Fatima musigareho nyogokuru karibuni kipenzi karibu muyireba nibaza ko namwe muri abashahidi bayo kandi muzabahamya bayo ku munsi w'imperuka kandi namwe musabe abantu bashyigikira umwana wacu kugira ngo yubake urugo rwiza. Hanyuma nimba hari shangazi uri hano shangazi wande shangazi w'umugeni ari Buruseli nta kibazo reka duhamagare nyina wabo nyina wabo nguyu mama Sagwa igira hano shati karibuni wazazi turamushaka hariya karibuni kina mama nimuze mwinjire vuba hanyuma karibuni neza rero uyu mwana wacu tugiye kumuha igihano ushobora kumva ari ibintu byoroheje cyane ingo nyinshi zubakwa n'umuryango nta rugo rwubaka ari wenyine urugo ni umuryango nta rugo rwubakwa uri wenyine ugira abajyanama ukagira n'abahamya
turahamya yuko twese turi hano tutazaba ibigusha by'urugo rw'umwana wacu, ahubwo tuzaba abahamya yuko yarwubatse kandi tukamukomeza. Kameramani aba gafoto kari gakwiye pe. Muri uyu mwanya umugeni wacu araza, namara kuza mumbabarire mwigize hafi intebe, karibu mama. Bakobwa beza muhagaze mu masase meza mungana nawe kugira ngo namwe iki gihango mukirabarira. Iki gihango tujye n'umwana wacu namwejeje umugeni mwebwe, kandi muzamurekera kubera inshuti nziza, kandi namwe muzamufate nk'urugero. Umugeni yakwinjira, hanyuma mu gihe yinjira rwose ababyeyi beza mu majwi meza. Babyeyi beza mu majwi meza Imana yabahaye, murabizi mikoro rwose yavuga ikarangurura n'amajwi, ariko kugira ngo twereke umubyeyi mugenzi wacu n'umwana wacu ko tumwishimiye. Abantu benshi bakora ibihagararo bidashimishije Allah subhanahu wa ta'ala, ariko dukoze igihagararo cyo gushimisha Imana no kuragiza umwana wacu iragizo nziza n'ibyatunanira. Kubera Imana umugeni wacu niyinjira, uw'Imana yahaye amaguru ayashimire Allah subhanahu wa ta'ala, hari abatayafite. Uw'Imana yahaye amatwi amashimire Allah subhanahu wa ta'ala, hari abayavukanye uyu munsi bakaba batumva. N'uw'Imana yahaye amaso mukaba mureba, utaje hano bakurondase, uyashimire Allah subhanahu wa ta'ala. Umugeni wacu nayinjira, muhaguruke dutange igihango insha Allah. Reka tumutegereze. Karibuni wazazi, karibuni kina mama. Uyu mwanya rero bavandimwe, babyeyi, inshuti, Mana Nyagasani, kuri buri giceri yatanze Uwiteka uzakimutuburire, kibe impamvu yo gutunganirwa iwe, kibe impamvu yo gutunganirwa mu mubiri we, kibe impamvu yo gutunganirwa ibimubabaza. Uwiteka ibibasa imitima yacu, Uwiteka ufite ikibyimbo kimukandire. Mana ufite umutima ubabaye turakwingize n'umushavurure. Mana ufite umutima ubabaye kubera urushako, Mana umukurire. Mana ufite ikimushimishije ararikiye, Mana mutunguze icyo kintu. Turagusaba tukwinginga ngo buri ntambwe yateye, buri uko yigomwe, buri uko yemeye akanyagirwa atari uko yabuze aho aryama, Nyagasani byaba umunezero umubyeyi mugenzi wacu. Uwiteka turakwingize ngo natwe uduhe. Twamweretse ko turi inshuti nziza, nawe uzaba inshuti yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twamweretse ko turi inshuti nziza, natwe dukunde yama, dukunde kandi dukundisha ibiremwa byawe. Uwiteka wakunzwe ntahungabana, turakwigize ngo natwe dushyire hafi yawe. Mana ni wowe nyiri guhindura, turagusaba tukwinginga ngo uhindure amateka yacu. Mana hindura amateka yacu, ari meza uyagire meza kurushaho, atari meza uyahindura urabishoboye. Umugeni wacu agiye kwinjira. Ako umugeni yakwinjira no gusoma iduka. Karibu dada, karibu biarusi, karibu umezitoa shati, kumezitoa yinjire mu ndoa. Agira ngo mbasabere cyagihe umugeni rero Uw'Imana yahaye amaguru, nashimira Imana. Muhagarare kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Ubishoboye wese nahagarare, umugeni wacu arinjira duhagaze. Mashallah, muhagarare kubera Allah subhanahu wa ta'ala, maze ubwire Imana mu mutima wawe. Tugiye guceceka umunota umwe, umugeni wacu arageze kuri photographe. Uyu munota tugiye guceceka, turabangiza twese tuvuga ngo amina. Buri wese nasanga icyo ashaka mu mutima we, nareba ikimubangamiye Imana yamusaba gukuraho, nareba ikimushimishije asaba Imana. Amina ya Rabbal Alamin. Rero umugeni wacu mukumureba kamana nziza, turagize Allah subhanahu wa ta'ala. Umugeni wacu Mana
ariko uyu munsi twize ibintu gusa icyambere na mbere twize kuri ngo ari iki Marere waruhari Marere niyo dukurazi Marere abantu bakamutunza ihangane kubera ababyeyi barakunanira ntabwo bizakunanira kandi n'ubwihanganira kubera Imana izakwihanganira bigatungana. Twavuze ngo mu bintu byose twigira aha ngaha turagira ngo ufatemo kimwe ibisigaye byose bazabikubwira. Nakubwiye ngo urugo ni impano, urugo ni impano Imana iguhaye uzarufatishe amajigo. Urugo ni impano iguhaye kandi iyo mpano ya kabiri ni urubyaro, impano ya gatatu ni ijuru rya Firidausi. Nta kintu rero na kimwe kizagufasha gusigasira iyo mpano uretse iyi mpano ababyeyi mwese mumuhaye. Tuyitorere takbira, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Imana tuguhaye itangije urugo rwawe n'ababyeyi twese twateraniye aha ngaha ati batanze amabara mu mwito wawe. Imana izambere umuhamya ko nabikubwiye. Uragije Korani niyo mama wawe yahitamo, niyo n'undi wese ugukunda yahitamo. Nta wundi waguhitiramo Imana izasumba iyo nguhaye. Nguhaye Korani izakubera inzira, izakubera umuganirizi, izakubera byose, iguherekeze mu rushako. Icyo uzakenera cyose wishimye uzabishakemo hano izaguha igisubizo, ubabaye uzabishakemo hano izaguha igisubizo. Uburyo uzayikoresha kugira ngo wenda turacyari kumwe ntabwo musezere kugira ngo yakire. Asante Shehadi. Kuko hano kugira ngo rero kuri uyu munsi ihangane twaje hano kubera kubakira umwana. Hanyuma rero mwana wacu ndagira ngo iyi Korani uburyo uzayikoresha ni umwe tumwe gusa. Uzayibyuka mu gitondo mu gihe cya saa ufungure paji iyo ari yo yose ushaka. Ufite iterambere tubwira TikTok cyangwa se Instagram igusobanurira umurongo umwe uzaba ubona. Ngo buri munsi uba ugiye ku rugamba ntasige intwaro hasi. Buri munsi ujya ubigenza gutyo Imana izaguha umurongo ugenderaho wa buri munsi n'Imana. Ibindi bisigaye uburyo bwo kuyikoresha tubikomeza nzagusobanurira. Hanyuma rero turagira ngo muri aka kanya uko tuyiguhaye ubwira umubyeyi wawe isura iyo ari yo yose ukunda uyimusonere n'ikimenyetso umusigiye umubwire uti ngusigiye Imana n'intumwa yayo ntabwo ngusize mbishaka. Urakoze Shehati, abakongerere mubyeyi mwiza. Bismillahirrahmanirrahim. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sizin yerine sizin annemle. Ibi ni byo twari dukeneye. Umwana ntamusize wenyine, amusigiye Imana n'intumwa yayo, nawe ntagiye wenyine ajyanye n'Imana n'intumwa yayo. Umuyobozi we ni Korani turamumuhaye. Hanyuma rero igihe cyo gutuza kirageze. Murakoze rero amasaha yo gutuza umugeni arageze. Ari igihe ushobora kuvuga ngo
umugeni wacu nguwo, umugeni wanyu nguwo, abifuza kumutuza nyuma y'ababyeyi, inshuti, abavandimwe, harakurikiraho na gurupe halo babyeyi beza mukiri hano, ab'Imana yashoboje kuba bakiri hano, uwambitse umugeni dore n'uyu mukobwa mwiza. Uyu mwana agira imyambaro iteye ubwoba, vuba aha ndaje murebe.